bise mu magambo aratangara maze ndamubaza nti noneho gikuzimu. Arandeba araseka arambwira ati ikuzimu no wacukura ubutaka ngo uzahagere kuko ikuzimu ni mu bitekerezo. Ubu nawe kuba wemera kunzanira amazi yogeshejwe imirambo y'impinja nawe uri ikuzimu. Nkuko mu nsengero mwirirwamo babigisha ko ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe, ni nako ubwami bw'umwami w'abami n'amahanga yose Rusiferi buri hagati muri twe. Aho ushaka kujya niho ujya. Natunguwe n'amagambo y'uwo mugore, numva mpamirije ko akorana na Satani ngabona ubutunzi, kandi rwose nabonaga ari fiyeri y'ibyo avuga kandi abyishimiye cyane. Yarambwiye ati aho kumara imyaka 1000 ubayeho nabi, uzamara imyaka 10 ubayeho neza. Arakomeza ati niba umugore yica umugabo bapfa isambu, umugabo akica umwana we bapfa ubusa, kuki wumva yuko utakigomwe umwe mu bana bawe ngo utunge imodoka 5 nziza, amazu meza, uburi indege utembera i Burayi, Amerika, Dubai n'ahandi hantu heza? Ubundi se utamutanze ntashobora kugongwa n'imodoka akagupfira ubusa. Mudamu yakomeje kumbwira amagambo akomeye kandi ateye ubwoba, ku buryo natangiye kubona ko abantu mbona bagenda mu nzira buri wese abitse byinshi mu mutima we. Kandi koko niba hari abumva ko ubwami bw'Imana buri hagati muri bo, hari n'abandi bumva ko ubwami bwa Satani buri hagati muri bo. Yarambwiye ati aya mazi wowe ubwawe ntacyo yakumarira kuko hari ibindi by'ingenzi bigomba kubanza gukorwa. Gusa n'amazi y'agaciro gakomeye ndayakoresha kuko nyakeneye, ariko hari abandi nkanjye bakeneye kurinda ubutunzi bahawe bakayakoresha. Ndayabacuruza rero nkungukamo menshi. Niba utiteguye kwinjira mu isi y'abanyacyubahiro ntacyo, komeza ukora uburinzi kuri moruge. Icyo ngusezeranyije nuko nzajya nkwishyura neza igihe unzaniye iyi mari. Twakomeje gusangira dutuje kandi ducecetse, nkabona aranyitegereza cyane ariko ntagire icyo arenzaho, nkabona ameze nk'uri gusoma ibitekerezo byanjye. Naramubaje nti none ubwo biransaba gutanga umwana wanjye ngo ngere kuri ibyo? Arambwira ati yego, umwana ukunda cyane n'ubu ukenewe, uburi nawe ukumva uburyohe bw'isi. Nasuje umutima ntekereza ku bana banjye b'abakobwa 2 bose, nkabona nta numwe naheba ngo nkunde mbona ubutunzi. Ngatekereza ubuzima bubi babayemo, ngatekereza ukuntu nirirwa nicaye ngo ndakora akazi ko kurinda imirambo nkumva ni ikibazo. Natekereza ku mugore wanjye utaramenyereye ubuzima bubi, nkumva nabyo ni irindi hurizo rikomeye cyane. Mu gihe nibazaga ibyo bibazo, umugore yarahagurutse amfata akaboko arampagurutsa arambwira ati ngwino ngire ikintu nkwereka. Uwo mugore yamfashe akaboko arambwira ngo ngwino ngire icyo nkwereka. Twaratambutse turagenda duhagarara hirya gato y'ameza twari twicayeho, maze aramfata atangira kumbyinisha gahoro gahoro. Harimo indirimbo yo mu bwoko bwa Zuke. Nuko nanjye numva ni byiza, ariko nkazirikana ko umugore wanjye mukunda. Nakomeza gutekereza ku mugore wanjye ko nabonaga uwo mudamu twari kumwe ashobora kongosha mu gishuko. Yarihuse afata ibirahure by'inzoga twari twasize ku meza, maze arabizana amereza kimwe, dukomeza kubyina gahoro gahoro kandi dusomaho. Yarambwiye ati ugomba kumva uburyohe bwo gutunga ifaranga kugira ngo nabashe kugira imbaraga zo guhora urishaka. Ifaranga ni byo buzima, reka tubyine kandi tunywe. Nanjye numvaga nkwiye gufata akanya nkishima, ariko ikibazo nari mfite nuko nari ntangiye gusoma ku nzoga kandi nkaba ndi kubyirana n'undi mugore utari uwanjye. Amasaha yakomeje kwicuma, ntangira kumva ndi kuzengera kubera inzoga nari maze gusomaho. Yansabye ko dukomeza kubyina, ndamuhakanira mubwira ko ngomba gutaha. Numvaga ngomba gutaha nkaruhukaho kugira ngo mbashe kwitegura akazi ka nijoro. Yahise ashyira mu modoka angeza hafi y'iwanjye, ndamusezera ambwira ko ngomba gukomeza kumuzanira imari. Imari yavugaga yari amazi yogeshejwe imirambo y'impinja. Nageze iwanjye mpita ninjira mu nzu ntasuhuje umugore wanjye, nkomeza mu cyumba nirambika ku gitanda. Numvaga nashaka kuvugisha madamu wanjye ko sinashakaga yuko amenya ko nanyoye inzoga. Yaje ku buriri asanga niyoroshe, ambaza amakuru mubwira ko numva naniwe. Byari bimaze kuba mu masaha ya 8 z'amanywa. Nk'umuntu wari wakoze ijoro ryose usinzira byarihuse cyane, nkanguka mu masaha ya 11 mpita nitegura nerekeza ku kazi. Nagezeyo nsimbura mugenzi wanjye ku burinzi bwa moruge. Mugenzi wanjye amaze kugenda, najye nahise nicara aho ngaho nk'ibisanzwe, ariko ibitekerezo byari byinshi umutima wanjye. Nakomeza kwibaza cyane ku butunzi, ndetse numva amaze gufunguka amaso. Mbona ko amafaranga atabuze, ahubwo hari menshi cyane. Mbona yuko amafaranga tutayabona kuko tuyashakira aho atari. Guhabwa amafaranga 100 kuri litiro 2 zogeshejwe umurambo w'uruhinja, numvaga ari akayabo. Numvaga byanze bikunze ngize amahirwe buri munsi nkabona umurambo w'uruhinja, nahita ngira miliyoni 3 mu kwezi kumwe gusa. Ibyo gutekereza umushahara w'ukwezi byari byamaze kumvamo, uko Satani yanyerekaga ko urupfu rw'abana bato ari inkuru nziza kuri nge, impesha akayabo k'amafaranga. Nakomeza kandi gutekereza uburyo nanjye nabyaza umusaruro ayo mazi, kuko nabonaga uwo mudamu ukuntu yatangaga ifaranga, nkabona ko namuhaye iby'agaciro gahambaye. Amasaha yakomeje kwicuma, umutuzo ugenda urushaho kuza.
umwijima ukomeza kuba mwinshi, ariko inyenyeri nazo zirigaragaza kandi amatara y'umurwa yatumaga ubwiza bw'u Rwanda bundyohera cyane ko nari ndi gutekereza uko bizaba bimeze nicaye imodoka yanjye nitwaye. Agatotsi katangiye kujya kantwara umunota ku wundi cyane ko nari njyenyine ntawe kunganiriza uhari. Nahise mpaguruka noga mu maso banitembereza hafi aho kugira ngo ndwanye ibitotsi, kandi numvaga ndi mu yindi mimerere idasanzwe kubera inzoga nari nanyoyeho. Naragarutse ndongera nicara ku ntebe maze ibitotsi birongera biranganza ndasinzira. Sinzi amagambo nasobanuza ibyambayeho iryo joro kuko ni kimwe mu bintu byanteye ubwoba. Nagiye kumva numva muri morgue yahindutse nk'icyumba cy'inama, nuko ndahaguruka ninjiramo. Ntungurwa no kubona imirambo yose yabyutse yicaye iri kuvuga ijujuru. Nitegereje iyo mirambo yose imbonye ihita icecekera icyarimwe, maze ngiye kubona mbona irahagurutse itangira kunsatira. Nanjye ngenda nsubira inyuma nyihunga, ariko nkabona irandusha intambwe. Nabonye akanjye kashobotse ndahindukira ndirukanka cyane, niruka mvuza induru nsohoka mu bitaro. Navuzaga induru nirukanka cyane nkebutse inyuma mbona imirambo yankurikiye. Nageze imbere naho nsanga indi yantangiriye, mpita mpagara hagati inkoraho uruziga. Iyo mirambo yari yambaye amashuka nk'uko yari imeze muri morgue. Yaransatiriye mvuza induru, mpita nkubita umutwe ku rukuta ndakanguka nsanga nicaye ku ntebe ndishima cyane kuko byari inzozi ziteye ubwoba zari zimfashe mu gatotsi. Nahise nongera negera robine mfungura amazi noga mu maso nanone. Ndagaruka nicara ku ntebe nkomeza gutekereza kuri izo nzozi. Mu masaha ya saa saba z'ijoro ndi gutekereza kuri izo nzozi, nagiye kumva numva urusaku muri morgue. Uko nabyumvaga mu nzozi niko natangiye kubyumva muri ako kanya. Ubwoba bwambanye bwinshi nanga kwinjira muri morgue kuko numvaga biragenda nkuko nabirose, imirambo yose kanyirukankana. Nakomeje kwihagararaho ariko amaso yanjye nyahanze ku muryango winjira muri morgue. Nakomeje kumva abantu bajajora muri morgue, hanyuma ngiye kumva numva umuntu arampamagaye mu izina ryanjye agira ati Ernest. Numvaga ari ijwi ry'umugore rimpamagara. Ubwoba burantaha, kwitaba birananira, no guhaguruka ngo njyeyo numva ni ikibazo gikomeye cyane. Nakomeje gutitira nkumva amenyo arahondagura kubera ubwoba. Nagiye kumva numva amajwi nk'ay'abagore batatu avugira rimwe ati Ernest turagushaka. Numvise ntabyo ndahaguruka nerekeza mu cyumba cya morgue. Nagiye kumva numva ameze nk'utsitaye ku kirenge cy'umuntu, nikubita hasi. Ngize ngo ndeguka ndatungurwa cyane. Nabonye imirambo mpagaze impande itangira kuntonganya imbwira iti turaguhamagara ntiwitabe, turaguhamagara ntuze kureba. Kubera iki? Turaguhamagara. Imirambo yakomeje kumbwira gutyo. Igezeho yose itangira gusakuza cyane, buri murambo nkumva uravuga ibyawo. Urusaku rwarandenze mpitamo kuzamura ibiganza mfuka amatwi aho nari mfukamye aho hasi. Hashize akanya numva nkubise urushyi, isereri iramfata nikubita hasi nanone numva ubwenge buragiye. Nongeye kugarura ubwenge mu gitondo mbura nicaye kuri ya ntebe y'akazi, kandi numva ijosi ryanjye riri kundya cyane. Ibyambagaho numvaga byambayeho amayobera, ariko iyo utarahura na dayimoni ngo agutware ubwenge buze kugaruka usanga uri nko mu giti cyangwa uryamye mu irimbi, nta gupfa kubyumvisha ko bishoboka. Nagiye kuri robine noga mu maso, ariko narakororaga nkakorora amaraso ndetse no mu mazuru nemeze nk'uwavuye imyuna. Nagarutse ku ntebe yanjye ndicara, ntangira kwibuka akantu ku kandi ngo numve neza ko ibyambayeho byose ari inzozi. Ubwa mbere mbona imirambo inyirukankana byari inzozi, ariko ubwa kabiri nkumva ni njyewe ubwanjye wahagurutse ku ntebe ntari kurota. Uko byagenda kose kuba mu ijosi harandyaga, numvaga ari igihamya ko atari inzozi, ahubwo sigara nibaza niba ari ya mirambo yamfashe ikangarura ku ntebe ikanyicazaho. Muri icyo gitondo nagiye kumva numva telefone yanjye irasonye. Nani wa mudamu nashyiraga amazi yogeshejwe imirambo. Arambaza ati nta wundi mwana urapfa ngo nkorere gahunda? Ndamubwira ni ntawe. Numvise asuhuza umutima by'agahinda, nuko arambwira ati zenguruka mu bitaro urebe niba harimo abana barembye cyane, wenda ntegereze mfite icyizere. Naramwumviye nzenguruka mu bitaro ndeba, mbona koko harimo abana barembye. Nibuka ko haraho nageze mbona umugore uri kurira kuko umwana we yari ameze nk'uri guhumeka uwa nyuma, ku buryo nahise nishima ngira icyizere cy'uko uko byagenda kose mu ijoro uwo mwana ari bube yashizemo umwuka, nkamwoza nkibonera ifaranga ryihuse. Nahise mpamagara wa mudamu mubwira uko byifashe. Numva arishimye cyane, arambwira ati iki cyumweru ni icy'umugisha, akazi kagiye kugenda neza cyane, numara kuva kwa muganga uze duhure dusangire. Namaze kuvugana nawe mbangezaho nicaraga ndi ku burinzi bwa morgue, sanga mugenzi wanjye yahageze, maze turaganira mutekereza ibyambayeho mu ijoro nawe arumirwa. Arambwira ati ko numva nta mategeko se wishe, izo ndasago baguciye nta muti wirukana ibintu nk'ibyo bashyizemo. Naramurebye ndituriza maze mpita musezera, ngenda nihuta kwihurira na boss kazi wanjye.
nari nabonye byibuze abana 7 barembye cyane, ntangira kubona ko byibuze